Ese ashimwe cyane bakunzi bazaza Yesu TV, nongeye kugaruka kuri kamera mbabwira ngo shalom shalom shalom, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese, ndabakunda cyane kandi muzi neza ko mbazirikana umunsi ku munsi. Twari muri cya cyumweru cya Pentecote n'ubundi tumaze igihe twizihiza Pentecote, tuzi neza yuko Pentecote yabaye nziza kuri buri wese, nubwo yagezeho arwaye agire kwihangana. Hari benshi cyane bayizihije buzuza umwuka wera. Twese tuzi neza yuko mu bihe twari turimo, twari mu bihe by'amashimwe, twari mu bihe tuvuga imbaraga z'Imana, twuzura umwuka wera. Twese tuzi neza yuko Pentecote ni igisobanuro gikomeye ku mukristo, ku muntu wese wamenye Kristo n'umwami n'umukiza, cyangwa se abemera Yesu bose, Roho Mutagatifu yabamanukiyeho. Ni ukuri twari tumaze igihe mu byishimo bidasanzwe. Rero nk'uko mubizi ndabakunda cyane, muri inshuti zanjye yambi aho muherereye hose, basaza banjye, bakuru banjye, barumuna banjye, abamama mukuru, namwe ba grandpa, amahoro y'Imana bane namwe rwose nagarutse. Ndi inshuti yanyu cyane, muzi neza ko kuri Azaza Yesu TV tuganiraho ijambo ry'Imana. Hari benshi cyane bakunda ijambo ry'Imana tubaha, bakunda se ubuhamya tubahereza, bakunda ibiganiro dushyiraho. Rwose yongere nkubwire ngo sharing ikiganiro cya Azaza Yesu TV, niba kigufashije ugifashishe n'abandi. Ubutumwa bwiza dushyiraho ni ukuri, ni ubutumwa bwiza bwubaka, ni ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Ntabwo dushyiraho ubutumwa bukura abantu umutima cyangwa se bubasha kubihebesha, ahubwo kuri Azaza Yesu TV uzasanga amagambo y'Imana agusubizamo ibyiringiro, uzasangamo amagambo y'Imana ahumuriza umutima wawe, waba ucitse intege, waba urwaye, waba ufite ikibazo. Kuri Azaza Yesu TV uzahasanga amagambo y'ihumure. Ihumure rero tubazanira uko bwije n'uko bukeye ni ijambo ry'Imana, tugashyiraho n'umwanya wo kubasengera, tubingingira ku manywa na nijoro uko bwije n'uko bukeye, tubatabariza ku Mana kugira ngo ibagirire neza. Mwongere mbwire umuntu utarakora subscribe, wongere ukande hariya muri iriya nzogera, kandi rwose wanatwandikira. Ibiganiro byacu biba birimo nimero za telefone, ushobora kudukunda ukifuza kuvugana natwe, nimero za telefone ziba ziri muri screen, cyangwa se ukoreshe ya comment. Rwose mujye mutwandikira, nimubona byagenze neza mutwandikire, niba bitagenda neza nabwo mutwandikire. Hari igihe hari icyifuzo wagira ukavuga uti aka kantu mwagakosora, nabyo mujye mubasha kutubwira, kuko nta muntu ukora byose 100%. Hari ibyo tugomba gukosora, mugomba kubitubwira muri comment. Hari ibyo tugomba kuzuzamo, cyangwa se no mukudushima mukadushima mutwandikiye. Rero nicyo Azaza Yesu TV yaziye, kandi ni ukuri ndabizi neza yuko mudukunda, mudukurikirana muri benshi, kandi rwose nababwira ngo courage, namwe mukomerezaho. Natwe abatubwira courage rwose turi kumwe kuri uyu muyoboro dukunda twese. Rero reka duhamagarire abantu bose bakunda ijambo ry'Imana bafate Bibiliya zabo, tuganire ku ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana turi busange mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho 28. Itangiriro ibice 28. Muri hangana turasoma amagambo menshi, si menshi cyane kandi si makeya. Tugiye gusoma, utega amatwi wumva ijambo ry'Imana, kuko tuzi neza ko ijambo ry'Imana nkuko dusanzwe tubabwira ni umutsima udutera imbaraga. Rero turahera ku murongo waho w'10 tugeze ku murongo waho wa 20. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Dusome umutwe w'amagambo aravuga ngo Imana ibonekera Yakobo mu nzozi. Yakobo ava i Berisheba aragenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya, kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yahora araryisegura, aryamaho arasinzira. Ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakanarumanukiraho, kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo. Aramubwira ati, ndi Uwiteka Imana ya sogokuruza Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu
wo hasi uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikasi n'ikusi, kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nakubwiye. Yakobo arakanguka aravuga ati, ni ukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi. Aratinya aravuga ati, erega aha hantu hateye ubwoba, ahantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare kare, yenda ibuye yiseguye ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya elayo. Aho hantu ahita Beteli, ariko mbere y'uwo mudugudu witwaga Luzi. Yakobo ahiga umuhigo ati, Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajya impa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro. Uwiteka azaba Imana yanjye, iri buye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi mu byo uzajya umpa byose sinzabura kuguha kimwe mu 10. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusomye amagambo menshi, ariko aya magambo ni ubuhanuzi bwawe bwo mu gihe nk'iki ngiki. Imana ishimwe cyane. Tujya dukunda kumva indirimbo cyangwa se dusoma Bibiliya tuvuga ngo yiseguye, ngo Yakobo yiseguye ibuye. Iryo buye rimubera nk'urwego. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo mu rugendo tujyamo mu minsi y'ubuzima bwacu bwose, hari aho tugera tukananirwa, hari aho tugera tugacika intege, hari aho tugera tugakenera ubutabazi, tugakenera uwaturengera. Yakobo we yari yananiwe. Yakobo yari yagenze urugendo rurerure cyane. Mw'urwo rugendo rurerure yagenze, yageze aho inzara iramwica, arasonza, arananirwa, arangije araryama, afata ibuye araryisegura. Kwa kwisegura ryabuye, Bibiliya tubwiye ngo Yakobo yararose, arasinzira, ararota. Muri uko kurota ngo abona ngo ryabuye aryamyeho, ngo abona ngo hashinzeho urwego ngo rushinze kuri ryabuye, ngo rwamanukiragaho abamarayika bakamanuka bakazamuka. Abenshi cyane bamenyereye ko abantu barota ngo ari abantu baba barose inzozi z'umuruho, ngo ari abantu baba bananiwe, ariko ntago ariko bimeze. Imana ishimwe cyane. Mwuka wera yagendeye Yakobo amwereka icyo azaba cyo. Imana ishimwe. Amwereka mu rugendo ari kugenda ko azabana n'Imana. Imana iramubwira ngo izabana nawe. Imana iramubwira ngo mu rugendo rwe Imana izarumuheramo umugisha, urubyaro rwe azaruboneraho umugisha, ngo azabona umugisha w'ikasikasi, azabona umugisha w'ikusi, azabona umugisha w'uburasirazuba n'iburengerazuba, kubera yuko urugendo yaragenze yaruyobowemo n'Imana. Mu byo ukora byose banza umenye neza niba uri kumwe n'Imana. Mu kazi uri gukora banza umenye ko Imana igushyigikiye. Imana ishimwe. Mu rubyaro rwawe, isengero urubyaro rwawe, umenye neza yuko urubyaro rwawe Imana izabana narwo, Imana izaruha umugisha. Nusanga harimo ikibazo, ufate igihe cyo gusenga, ubwire Uwiteka Imana, uyibwire ngo Uwiteka undengerane n'abana banjye. Imana ishimwe cyane. Aha ngaha Bibiliya yakomeje ibwira Yakobo, iramubwira ngo mu rubyaro rwawe, haleluya, ngo niho nzaguhera umugisha. Hari igihe ababyeyi tubyara ugasanga umubyeyi yibagiwe gusengera abana, ugasanga umubyeyi yibagiwe gusabira abana umugisha. Nyamara rero Bibiliya yarambwiye ngo umugisha Uwiteka Imana itanga ngo izana ubukire, kandi ngo umugisha nta mubabaro yongeraho. Uwo mugisha Imana itanga n'urubyaro rurimo. Abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, ni umugisha Imana igenera twebwe ababyeyi. Iyo umubyeyi yatwise akabyara aba yicunguye, niko mu magambo y'Ikinyarwanda bavuga. Iyo umubyeyi yatwise akabyara abavuga ati uyu munsi bimeze nabi, astragoringa n'ubuzima, akibaza ku rubyaro rwe, akibaza atese abana bazakura gute, akibaza minerivali zava hehe, akibaza mbese abana bazajya gute. Mbese umubyeyi ahava akagera abahangayikishijwe n'abana be. Iteka ryose abavuga ngo Mana
umwana wanjye nakura uzamuha akazi keza, uzamuha inzu nziza, uzamwubakira urugo rwiza, uzamuha amafaranga, uzamuha imodoka. Mbese iteka ryose ubuzima bwacu bwa buri munsi umubyeyi abahangayikijwe no kuvuga ngo mana yanjye uzandengerera abana. Nuko rero Yakobo muri izo nzozi yagize umugisha, Imana imuha amakuru y'abana azabyara. Imana iramubwira ati nyamara no mu rubyaro rwawe uzaboneramo umugisha. Imana ishimwe cyane, haleluya. Yakobo ngo nuko arakanguka aravuga ati ni ukuri aha hantu, haleluya, aravuga ati aha hantu hari Imana nanjye ntabwo nari mbizi. Arangije ngo aratinya, ngo aravuga ngo aha hantu ngo ni mu nzu y'Imana, haleluya. Hari igihe tubana n'Imana, hari igihe tuba mu buzima bw'ubumana twebwe bwacu ntitubimenye. Aho waba uri hose, ntabwo Imana iba mu rusengero gusa, ntabwo Imana iba mu misozi gusa, Imana yacu ibera hose icyarimwe. Iteka ryose nukiranukira Imana, nusenga Imana, ukayisenga mu kuri ndetse no mu mwuka, Imana izazibane nawe. Imana igituganiriza, Imana igidusura, idusura mu bicuku bya nijoro. Ndabizi neza ko biriya bivuze neza, iravuga ngo dore mu minsi ya nyuma ngo abasaza n'abakecuru bazarota. Imana ishimwe cyane. Rero iyi minsi ya none ndamya neza yuko udahanura uterekwa abasha kurota. Impano y'inzozi ni impano nziza cyane, nakwifuriza impano y'inzozi, kuko impano y'inzozi ntabwo igipfa kuvangirwa. Iteka ryose iyo warose ukanguka ukibuka ibyo warose, ukanguka ukibuka za nzozi. Yakobo yarakangutse arangije aravuga ati baba we, ahantu hateye ubwoba, ahantu hari Imana ariko ntabwo nari mbizi. Haleluya. Arakomeza aravuga ati Uwiteka we, akomeza urugendo rwe, nubana nanjye ukampa ibyo kurya, ukampa ibyo kwambara, muri urugendo ukampa amahoro, muri urugendo nkarusoza amahoro, nkazongera nkugaruka amahoro. Haleluya. Aravuga ngo Uwiteka we, nanjye nzagukorera, sinzabura kuguha mu 1/10, sinzabura kuba mu nzu yawe njyewe n'abanjye bose. Imana yacu ishimwe cyane. Aya magambo asobanuye ibintu byinshi. Yakobo ajya kuvuga ati Mana nujyana nanjye ukandinda mu rugendo rwanjye, nimbona ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkabona ibyo kunywa, simbashe kwicwa n'inzara, simbashe kugwa mu butayu. Natwe twese niko tuba twifuza ubuzima bwacu bwa buri munsi. Tuba tuvuga ngo Mana nutugirira neza ukaduha umugisha, ukaduhera abana umugisha, ukaduha ibyo kurya n'ibyo kunywa, ukadutungira imiryango, ukabana natwe, Mana tuzagukorera. Abantu tujya duhiga imihigo myinshi. Imihigo duhiga rero Bibiliya yaravuze ngo nuhigira Uwiteka umuhigo ntuzatinde kuwuhigura. Nuhigira Imana umuhigo ntuzatinde kuwuhigura, kuko ngo guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawuhiga. Hari abantu benshi cyane bazi imbere y'Imana bagahiga imihigo kubera kubabara, akavuga ngo Mana nukora iki ngiki nzagushima, akavuga ngo n'umuntu ubyaro nzaba mu nzu yawe iteka ryose, akavuga ati umwana nzamugutura, agahiga imihigo akavuga ati yewe nzubaka urusengero, akavuga ati nzazana inka mu rusengero. Imana ishimwe cyane. Yamara gutwita, yamara kubyara, yamara kubona icyo yasabye Imana, akagenda akadamarara, Satani akamuhuza akavuga ati n'ubundi niko Imana yari yabigambiriye, niko yari yarabigenye. Ariko Yakobo we yahize umuhigo mwiza, aravuga ngo Uwiteka numera ibyo kujya muri uru rugendo, ukampa ibyo kunywa, ukampa n'ibyo kwambara. Haleluya. Urugendo rwanjye rukaba amahoro, nkazagaruka amahoro. Mana nzagukorera, nzahora mu nzu yawe iteka ryose. Ibyo uzampa byose sinzabura kuguha mu 1/10. Imana ishimwe cyane. Rero nshuti zanjye bakuzi bazaza Yesu TV, ndagira ngo nkubwire ngo iteka ryose nusaba Imana ikintu ukabona icyo kintu Imana iragikoze, uzahigura umuhigo wahize. Uzubwira Imana ngo Mana nunyize urugero ndwaye, numpereza urugo se, numpereza business ikagenda, Mana mu byo uzampa nzagukorera. Nzagaburira abashonji, nzambika abambaye ubusa, nzasura abarwayi kwa muganga. Ibyo bintu ni ideni uzaba ugiye mu Imana. Ibyo bintu nuramuka utabihiguye, Imana y'ubwayo izaza kukwishyuza. Imana izakwishyuza, Imana izakubaza impamvu. Haleluya. Wahize umuhigo uhabaye, umaze kwibagirwa wa mubabaro wari ufite, kagahinda wari ufite, uvuga ko Imana ariko yari yabiteguye. Ariko umva nkubwire,
Imana rero ntago ari nk'umuntu. Imana irakureka. Bibiliya yarambwiye ngo ibyo ngibyo urabikora nka kwihorera kukagira ngo mpanye nawe rwose. Rero Bibiliya y'ijambo ry'Imana ntabwo ari kwimeze. Imana ntago ihana nk'uko umuntu ahana. Imana irakureka ugahura n'ikindi kibazo ukahita kirubabaye na kikazi kagisubiza bikongera ariko iyo umaze kumenyera Imana y'ubwayo iraza ikakubwira ati buka cyagiye waje imbere yanjye ubabaye, cyagiye waje imbere yanjye ushonje, cyagiye waje imbere yanjye wambaye ubusa, waje imbere yanjye uri umushomeri, urataka uravuga ngo Uwiteka nangirira neza, Uwiteka nampa umugisha, nanjye nzaba mu nzu y'iteka ryose. Hari abahigumiga akavuga ati nzayiririmbira, hari abahigumiga akavuga ati nzabwiriza ubutumwa bwiza no mu muhanda, hari abahigumiga akavuga ati yewe buri gihe nzajya mba mu rusengero, nzakora amasuku, nzabasha gutanga 1/10, nzabasha kujya kwa muganga nsura abarwayi mbagaburire mbasengere mbafure cyangwa se mboze. Ariko wamara kubona uvuye mu kibazo ukibagirwa, umva nkubwire nshuti yanjye, Imana yo ntago ari nk'umuntu. Imana izakwibutsa umuhigo wahigiye Uwiteka Imana ubabaye. Geraldine yarabivuze ati mwahize umuhigo mubabaye, none mwanze guhigura, Uwiteka aje kubishyuza. Icyatumye muhiga iyo mihigo Imana ishimwe cyane. Hari indirimbo nkunda cyane ivuga ngo biriho byinshi biracyariho, ngo ibyatuma dushima imbere y'Imana, ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima. Kuko hari igihe abantu bavuga ngo bazashimira Imana kubera ko yabakoreye ibitangaza, bazashimira Imana kubera ko yabahaye ibya mirenge. Oya nshuti yanjye, gushima Imana, shima Imana ko wabyutse uri muzima, shima Imana ko uriho. Ngo Yakobo yaragiye arananirwa, Yakobo yaragiye yicwa n'inzara, yicwa n'izuba, arangije aravuga ati aha hantu nta hantu mfite ho kuruhukira, nta muntu yari afite ho kumugaburira, nta muntu yari afite muri ya rugendo. Yakobo mwibaze namwe uburyo ki yafashe ibuye ageze ahantu ku musozi, arangije afata ibuye ngo ararishinga, arangije araryama, arangije ararota, Mwuka Wera w'Imana araza ajya muri Yakobo. Imana ishimwe cyane, aramuganiriza. Ntago Imana ireba umunaniro, ntago Imana ireba ko ufite akazi, ntago Imana ireba ko utwite, ntago Imana ireba yuko wapfushije. Oya, umuntu wawe w'imbere ahora akora ku manywa na nijoro. Umwuka Wera ntago ajya asinzira, Umwuka Wera ntago ajya ananirwa, Umwuka Wera ntago ajya aruha, Umwuka Wera ntago ajya apfa. Imana ishimwe cyane. Nubwo Yakobo yarananiwe, ariko umuntu w'imbere yari afite imbaraga, umuntu w'imbere yarakoraga. Umwuka Wera yarakoraga, kandi muri Yakobo harimo imbaraga zidasanzwe. Arangije aramubwira tumva mwana wanjye, arakubwira ati reba, yabonaga ngo abamarayika bazamuka, bakazamukira ku rwego, bakabona bari kumanuka abandi bazamuka. Imana ishimwe cyane. Harangije agira iyerekwa ry'urugendo rurerure, abana azabyara umugisha bazabona. Imana ishimwe cyane. Imana ihamuhera amasezerano, iryo uwo mwanya ritaryita izina. Haleluya, haleluya. Hari igihe tugeramo turi mu bibazo, turi mu bigeragezo, twarangiza tukagira ibihe byiza, Imana ikaduhishura uko tuzamera, ikaduhishura uko imiryango yacu izabaho, ikaduhishura uko abana bacu bizamera. Haleluya, haleluya. Icyo gihe tukigezemo rero, Imana ishimwe cyane, ntago twibuka umubabaro, ntago twibuka ubukode, ntago twibuka ko twaburaye, ntago twibuka ko dushonje, ntago twibuka yuko turi abashomeri, ahubwo twibuka ibihe byiza twagiranye n'Imana. Ibihe byiza byo gusenga rero, muri byuzuye Umwuka Wera yavuze ngo bintarura mu mpagarara, ngo mu bihe byiza byo gusenga, ngo binyemeza ko asubiza. Imana ishimwe cyane. Ibihe byiza byo gusenga, wasenga ushonje, Imana ivugana nawe, wasenga uhaze, Imana ivugana nawe. Bitewe n'icyo uri kuyisaba, Imana irakumva. Bitewe n'igihe urimo, Imana irakumva kandi ikagusubiza. Ngo nuko Yakobo rero akomeza urugendo rwe, arangije aravuga ati ye baba we, ahantu hari Imana ntabwo narimbizi. Hari igihe twisuzugura, tukumva ko tuzajya Kanyarira cyangwa ahandi hantu, tukumva ko tuzajya mu rusengero cyangwa ahandi hantu. Ariko reka nkubwire, mu butayu urimo Imana iri kumwe nawe, ku musozi uriho Imana iri kumwe nawe, mu bigeragezo uri gucamo Imana iri kumwe nawe. Ntabwo Imana yakuretse, ntabwo izakureka. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Imana izaguhindurira ubuzima, izaguhindurira amateka. Imana ntabwo izaguteza abantu nshuti yanjye. Ntabwo Imana dusenga yaguteza abantu, ntabwo Imana dusenga yagukoza isoni. Ni Imana ihanagura amarira,
ni Imana ikuraho umubabaro n'agahinda, ni Imana ikora nta muntu igishije inama. Haleluya. Yakobo amaze kubona ibyo bihe byiza yisabira Imana ikintu kimwe, harayibwira ngo nubwo ndi mu butayu, harayibwira ngo nubwo ndi kugenda, nubwo naniwe, nubwo shonje, ariko Uwiteka we nungaburira muri uru rugendo ndimo, nunyambikira muri uru rugendo ndimo, ukamperamo amazi yo kunywa, nanjye nzaba mu nzu yawe iteka ryose, nanjye n'abanjye tuzaba mu nzu yawe. Haleluya, haleluya. Aravuga ati ikindi kandi, mu mugisha uzaba uwo ari wo wose, wama gutunga ibya mirenge nzagwamo 1/10, numa bike nzagwamo 1/10, numa byinshi nzagwamo 1/10. Abantu benshi rero iyi minsi ya none ntago bazi gukorera Imana ibyari byo. Imihigo duhiga tubabaye, bizanga bikunde, Imana irayumva. Imihigo duhiga dushonje, uriya muhigo Imana irawandika. Imihigo duhiga turabashomeri, Imana irayumva. Iteka ryose iyo cya kibazo gikemutse, Imana iza kukwibutsa, ikakwibutsa wa muhigo, ndetse ikanawukwishyuza. Wajya gusenga Imana ikakubwira ngo ibuka ko wahize, ibuka ko wabwiye ko uzakora iki. Abantu harukuru twiyorohereza tukihesha amahoro mu mutima kandi nta mahoro ahari. Umva shuti yanjye, wikwiyorohereza, wikwihesha amahoro mu mutima. Imana irakuzi, Imana izi urugendo uri gucamo, Imana izi ubutayu urimo, Imana yo ntabwo ibeshya. Haleluya. Hari igihe Imana ikureka ukagira ngo yakwibagiwe, ukagira ngo yagutaye, ukagira ngo ntabwo ihari, ugahura n'ikibazo, ugaca mu butayu, ugakubita hirya no hino, ugasenga, ukiyiriza ubusa, ukarara amajoro, ukagira ngo Imana ntiri kukumva. Aho ngaho rero iyo uhari uba uri guhiga imihigo myinshi. Ibuka ya mihigo wahize ubabaye, ibuka wa muhigo wahigiye kwa muganga, ibuka wa muhigo wahize warabuze urubyaro, ibuka wa muhigo wahize uri kubwira Imana ngo Mana nunyubakira urugo nzakushima, nzakora iki n'iki. Ibuka umuhigo wahize uri mu bushomeri, ibuka umuhigo wahize uri mu bukode, ibuka uwo muhigo. Numara kuwibuka ubwira Imana ngo Mana warakoze kumbashisha kuhigura, niba utarahiguye ubwira Imana ngo Mana mbashisha uyu muhigo mbasha kuhigura, kuko nawuhize mbabaye. Mu gihe tuba turimo tubiri mu bibazo, mu gihe tuba turimo twihebye, ni ukuri duhiga imihigo. Imana ishimwe cyane. Hari abahiga imihigo yo kwikorera, hari abahiga imihigo bakavuga ati Mana nubu uri hafi yanjye, ibyo kurya byanjye bya buri munsi nzajya ngaburira abakene, bitewe nuko uhize inzara iri kukurya. Waba wambaye ubusa ukavuga ngo Mana numpa imyenda nzambika abambaye ubusa. Imana ishimwe cyane. Hari igihe duhiga imihigo byaducanze. Haleluya. Ariko shuti y'umusaraba, nyemerera umuhigo wahize ubwira Imana ngo Mana niba nana wibagiwe nyibutsa kugira ngo mbashe kubona umugisha. Kuko ijambo ry'Imana ryabwiye YESU, riramubwira ngo abana bawe, haleluya, abana bawe bazaba abana b'umugisha, bazankorera. Ribwira Yakobo ngo abana bawe ni abana b'umugisha, ngo bazabonera umugisha muri iki gihugu. Imana ishimwe cyane. Reka dutegurire imiryango yacu, twitegure uko bazabaho, dusengera abana bacu, twibuka ibyo twahize dutwite, twibuka amagambo twabavuzeho, twibuka ibyo twabwiye Imana, dushyira mu bikorwa shuti z'umusaraba. Wongera urebe baba marayika bazamukaga bamanuka, barimo baganiriza Yakobo. Yakobo ntabwo yakwibagirwa iryo joro Yakobo yahuye n'Imana, iryo joro Yakobo yaganiriye n'Imana, iryo joro baganiraga barebana. Ntabwo Yakobo yigeze yibagirwa aya magambo Imana yamubwiye, ntabwo Yakobo yayibagirwa. Nubwo umuntu yibagirwa, ariko ntabwo yakwibagirwa abamarayika yabonaga basimburana bamanuka abandi bazamuka, bamwe bazamuye ibibazo abandi bamanura ibisubizo. Imana ishimwe cyane. Mu gihe cyose tuba turimo dusenga, mu gihe cyose tuba turimo dusaba Imana, hari abamarayika bazamura ibisubizo, bazamura ibibazo, abandi bakamanura ibisubizo. Haleluya. Iyo dusomye inkuru za Danieli, Imana ishimwe cyane, ibice byaho by'10, Danieli hari ijambo rivuga ngo Danieli mugabo ukundwa,
ngo guhera ku munsi watangiriyeho gusenga, ngo watangiye gushishikarira gusenga no kwicisha bugufi imbere yawe, ngo amagambo yawe yarumviswe, ngo uyu munsi niyanzanye. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Icyo gihe Daniel yarasenze, marayika ushinzwe kuzamura ibibazo arabizamura, marayika ushinzwe kumanura ibisubizo arabimanura. Ariko muri uko kubimanura ngo ahura n'ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi. Imana ishimwe cyane. Baratangira, igisubizo cya Daniel n'icyamugeraho. Umva nkubwire, suko Imana ibitumvise, Imana yacu irumva, ahubwo nawe bigire mu ruhare. Shyiramo imbaraga, shyiramo umwete, wongere usenge, ubwire Imana ngo Mana, iki gihe wambwiye nagutakiye mbabaye, none ntegereje igisubizo cyawe. Wibaze ngo mbese Mana, igisubizo ni cyiza nzakitwaramo gute? Ibaze nanjye nibaze. Bya byifuzo dufite, ya masengesho turi gusenga, kwa kuri duhora dutakamba, tubabaye, turira, tubwira Imana ngo Mana, abana bacu nubaho umugisha tuzagushima. Ubwira Imana ngo Mana, nunkura mu bukode nzagushima. Ubwira Imana ngo Mana, numpa akazi keza nzagushima. Ubwira Imana ngo Mana, numpindura ubuzima nzagushima. Duhiga imihigo ikomeye, imihigo duhiga shuti zanjye, tujye twibuka guhigura. Imihigo twahize nituyihigura, nta rubanza tuzagirana n'Imana. Imana izabana natwe iduhe umugisha. Haleluya. Nukuri wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa musore we, wa mukobwa we, ndagira ngo nkwibutse guhigura umuhigo wahize. Niba uzi neza ko ari umuhigo wahize, Imana dusenga iri kumwe nawe. Ya indi wasenze wiherereye, ya indi wasenze uri mu cyumba uryamye. Yakobo yavuze ngo ntago ndanizi ko ahantu hari Imana, ariko yasanze Imana ihari, hari mu nzira. Imana iba ku buriri bwawe, muri kumwe nayo. Imbere y'igitanda cya Imana irahari, muri salo yawe Imana irahari. Ijisho ry'Imana nta hantu waricikira. Imana irakureba ndetse cyane. Haleluya, haleluya. Nyemerera wongere ubwire Imana ngo Mana, ongera usubize ku rufatiro, ongera usubize mu bihe byiza byo kubana nawe, ongera usubize mu bihe byiza byo gusenga. Kuko Imana dusenga, Mana yacu irumva, Mana yacu irakora, Mana yacu irashoboye, Mana yacu aho twayibwirira hose irumva. Reka dusengane Imana. We wibutse ko hari umuhigo wahize ugatinda kuwuhigura, we wabonye yuko wanamutse ugacika intege, ukaba waratakaje ibyiringiro, ukavuga ngo nubwo Imana yampaye ariko ndacyakeneye n'ibindi. Oya, mbere kugira ngo usabe ibindi, banza uhigurire Imana ibyo wayihigiye, kuko Imana yawe iri mu ruhande rwawe. Imana irakumva, Imana izaguteza abantu, izakugirira neza. Ca bugufi mu mutima wawe, dusengane Imana. Nzi ko Imana dusenga ni Imana ishoboye, ni Imana ikora, ni Imana yumva, ni Imana irwana intambara, izo tuzi ndetse n'izo tutazi. Haleluya. Ni Imana isubiza. Iyasubije Yakobo ntago ibyaye byayinanira. Haleluya. Iyamurengeye ikamuha amasezerano idakoresheje undi muntu, ari yo ubwayo, nawe izakurengera. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka dusengane Imana. Turagushimiye Data mwiza ukiranuka muri byose. Mana yacu nziza, habwa icyubahiro. Tugushimiye amagambo meza uduhaye, Uwiteka Nyiringabo Imana. Ubwo wagendereraga Yakobo umugaragu wawe, ubwo yari mu rugendo rwari umukomereye, rwari mubereye rurerure, natwe turi mu rugendo, natwe turi mu butayu. Mana turageragejwe, duhuye n'ibibazo bitandukanye, turi kukubwira ngo Mana, nubana natwe mu buzima turimo, nubana natwe mu butayu turimo, nubana natwe mu bukode, nubana natwe mu bushomeri, nubana natwe mu gihe cy'inzara, nubana natwe mu gihe cyo gutabwa, nubana natwe mu gihe cyo kwangwa n'abantu. Uwiteka we, turi kuwahigira imihigo, tukakubwira ngo tuzagukorera. Bamwe bari guhiga ibya 10 ngo nibabona akazi bazabiguha, abandi bari guhiga imihigo ikomeye. Mwami Yesu dushoboze, dushoboze ntituzibagirwe kuri Imana twahuye nawe. Dushoboze Uwiteka Imana, numara kudutabara ntituzibagirwe ngo turengwe, twibagirwe ubuzima twanyuzemo, twibagirwe ubutayu twaciyemo.
Uwiteka ndasenze kugira ngo umuntu wese uri kunyumva ukurikiranye za Yesu TV umubashishe kandi umushoboze umukomeze kuko witwa Imana umurwanira intambara zose iziri hafi ndetse n'iziri kure izikomeye ndetse n'izoroheje mubera Imana kubera umwana murwanira Uwiteka nyir'ingabo mubera igisubizo cy'ibibazo byiwe reka tuzongera gushimana izina ryawe kuri za Yesu TV tuvuga imirimo n'ibitangaza by'ibyo yakoze mu izina rya Yesu umwami n'umukiza wacu amen.